Ishyari ni ishyano, gusa ntabwo nzi niba ishyano naryo rigira ishyari. Hari ubwo ujya gukora ikintu kitanyuze nyiri kugikorerwa akakubwira gusigaho ngo utamukorera ishyano. Gusa biragoye kumenya niba amashyano yose yaba ameze nk'iby'Imana yakoreye Abanyamisiri, ubwo niba ijyana yo kurikora yari ifitiye ishyari umwami Farawo. Iyo usomye mu gitabo cy'iyimuka Misiri cyangwa se kuva ibice 14, usangamo inkuru ya Musa cyangwa Musa atakambira Imana cyane ayisaba ko bakiza ingabo za Farawo, ikamubwira ko adakwiye gutakamba cyane akabya, ahubwo ko akwiriye gushyira nzira akayobora Abisiraheli. Ku murongo wa 15 kugeza kwa 16 haragira hati: Uhoraho abwira Musa ati, igituma ukabye kuntakambira ni iki? Bwira Abisiraheli bashyira inzira, na wowe ngaho bangura inkoni yawe urambura ukuboko kwerekeze ku nyanja, uyicemo icyambu, maze Abisiraheli bagende ku maguru mu ngeri y'inyanja humutse. Ibyo gukoresha n'Abanyamisiri ubisanga ku murongo wa 17, aho Imana ibwira Musa ko igiye kunangira umutima w'Abanyamisiri bagashoka inyanja bakurikiye Abisiraheli. Ahangaho hagira hati: naho ngiye gutera umutima w'Abanyamisiri kunangira kugira ngo bayishokemo babakurikiye, maze garagaza ikuzo ryanjye korera ishyano Farawo n'ingabo ze zose n'amagare ye n'abanyamafarasi be. Aho Abanyamisiri bakurikiye Abisiraheli ni mu nyanja itukura. Bibiliya igaragaza ko byarangiye Abisiraheli batsindishirijwe n'ishyano Imana yateje Farawo n'ingabo ze, ndetse baza no kubona imirambo y'ababagikaga ku nkombe z'iyi nyanja. Ndabizi ko rimwe cyangwa se kenshi ushobora kuba warigeze kwibaza niba inyanja yiswe itukura kubera ko yaba itukura koko, kandi bivuga ko amazi yayo ari urubogobogo. Ese gutukura kwayo hari aho kwaba guhurira na ya mirambo y'ingabo za Farawo zayiguyemo kubera rya shyano zakorewe n'Imana binyujije muri Musa? Icyo ubushakashatsi na siyanse buvuga naho buhuriza na Bibiliya nibyo turebera hamwe mu kiganiro cya none. Jye wumva Dijado dukuze. Inyanja itukura ni inyanja iherereye hagati y'umugabane wa Afurika na Aziya, ndetse ikaba inahuza Mediterane n'inyanja y'Abahinde. Inyanja itukura ingana na kilometero 2250 kuva mu majyaruguru kuri Suez kugera kuri Sinai Peninsula werekeza mu majyepfo hafi y'umuhora wa Bab el Mandeb. Mu bugari inyanja itukura ingana na kilometero 355. Ibi byombi biteranyijwe nibyo bitanga kilometero kare 1438 na metero 340 mu bujyakuzimu. Iyi ni inyanja iba mu munyu utuma ubujyakuzimu bwayo buhabwa izina rya Swakini True. Uyu ni umunyu ubarizwa muri metero 2777. Muri izi 340 z'ukuzimu werekeza ku cyambu cya Sudani. Inyanja itukura ihana imbibi n'ibihugu bya Afurika birimo Misiri, Sudani, Eritrea na Djibouti. Ku ruhande rwa Aziya, iyi nyanja ihana imbibi na Arabia Saudite ndetse na Yemen. Gusa iyo urebye ku kigobe cya Akaba uhasanga Jordania na Israeli mu majyaruguru y'iyi nyanja. Mu majyepfo y'inyanja itandukanya ikigobe cya Akaba n'ikigobe cya Suez. Ivuka ry'iyi nyanja, World Atlas, rivuga ko ryaturutse ku ngufu zatikishije isi mu myaka miliyoni isaga 30 ishize. Izi ngufu zivugwa aha ni iziba mu nda y'isi, ari nazo zishobora gutera iruka ry'ibirunga ku bitarasinziriye. Ibi ngibi biracyanabaho mu isi ya none, aho ushobora kubona ibirunga biruka mu mwaka wa 2021 Nyiragongo yarabikoze iraruka. Iyi niyo muri Kongo Kinshasa. Izi mbaraga zatumye igice kinini kigaragara nk'uko tukibona uyu munsi, kikaba kinarimo iyi nyanja itukura. Uretse World Atlas kandi, The Science Direct yerekana ko muri iyi myaka isaga 30 igice cy'Abarabu cyari kumwe n'icya Afurika. Izo ngufu zituma icyo gice cy'Abarabu kiva mu byimbo kikagezwa kure, niho havuye kwitwa Arabian Peninsula. Igice gisigaye kuri Afurika gisigara cyitwa Nubian. Uru rubuga rwa Science Direct ruvuga ko muri iyi myaka isaga 30 ibi bice byari byaratandukanye, ndetse bitanga igisa n'imbuzi ko ari gishobora kuzabuka mu myaka iri imbere, kugeza ubwo n'ibikoma biva mu nda y'isi byazamukaga mu myaka 13 bitangiza byeri uko amazi y'inyanja itukura igaragaramo. Ibi bikoma bizwi nk'amaguma ngo byaba byaratangiye kuzamuka muri iyo myaka ku buryo buri mwaka hazamukaga santimetero 1 kugeza ubwo bigeze musozi. Ibyo ngo byaje kugira uruhare nk'inzira y'ayo maguma ni Jabal al-Tayir na Zubair. Jabal al-Tayir ni ikirunga giherereye muri Yemen, kikaba ari nacyo gitandukanya kino gihugu na Eritrea. Mu mwaka wa 2007 cyararutse, gusa kiruka muri uyu mwaka cyari kimaze imyaka 124 gisinziriye. Zubair yo iherereye muri Yemen mu majyepfo y'inyanja itukura. Ubushakashatsi kwiruka ry'ibirunga n'ivuka ry'inyanja mu cyiswe cyclic flooding mu myaka 60 yerekana ko inyanja y'Abahinde izuba ryavuye riba ryinshi hafi kwikamya, byaje rikurikira umwuzure wari umaze igihe gitubayeho muri iyi myaka. Gusa ubw'ibirunga byarukaga nibwo havuyemo gutandukana kw'amazi amwe n'amwe yari asigaye ku y'Abahinde, aho bajya gukora inyanja itukura, ari naho haje kuvuka ikigobe cya Aden. Birumvikana ko nibura inyanja itukura yatangiye kwirema mu myaka 30 ishize, gusa mu myaka 60 nibwo yabaye nk'uko igaragara uyu munsi. Ariko se kuki yiswe inyanja itukura? Ibi nabyo gumana natwe umenye imvo n'imvano.
Iyi nyanja amazi yayo asa n'ubururu kandi yandi afatira ibara biturutse ku mirasire y'izuba. Burya izuba rirashe ritwoherereza urumuri rw'umweru. Uyu mweru rero ni uruvange rw'amabara yose agize umukororombya aba yihurije hamwe. Iyo imirasire y'izuba igeze mu kirere isi iherereyemo itangira gucikamo ibice byinshi. Ahanini bitewe n'uko imirasire y'izuba yahuye n'ibitangira mu nzira birimo ibicu bikomeye. Imirasire rero yije mu ruvange rw'ayo mabara bituma amaso yacu hari bimwe atabona. Ni ukuvuga ko ariyo mpamvu tubona ubururu bwiganje mu kirere hafi ya buri munsi. Ubundi amaso ya muntu arimo utunyangingo dushinzwe kwakira amafoto. Utwo tunyangingo rero turimo amoko atatu, buri bwoko bwakira ibara rimwe. Ni ukuvuga ko mu miterere ya muntu amabara atatu ariyo yiganza kurusha ayandi. Ayo mabara ni ubururu, umutuku ndetse n'icyatsi kibisi. Iyi mirasire y'izuba by'umwihariko y'ubururu iba iri kumwe n'indi gusa ikubise ku mazi by'umwihariko y'inyanja. Urwo rumuri rusubirana mu kirere ibara ry'ubururu amazi aba yafashe mbere y'uko rwa ruvange rw'amabara rutangira kwicayura. Impamvu rero mu nyanja itukura bitameze gutya ari naho hava izina ryayo. Gutukura ntabwo ari ibituruka kuri amwe mu mabara ya rya zuba, ahubwo biterwa no kuba hari bimwe mu binyabuzima byiganje muri iyi nyanja byitwa algae bibaho ariko bikaza no gupfa. Yiza algae zipfuye nibyo bitanga iryo bara ry'umutuku. Algae ubundi ushobora kuvuga ko ziboneka mu ruhiro rwo mu mazi y'inyanja. Ubwoko bwa algae buba muri iyi nyanja itukura bwitwa Trichodesmium erythraeum, bukaba bubarizwa mu binyabuzima byitwa marine cyanobacteria. Iyi nyanja ntabwo ihora itukurije, ahubwo akenshi bikunda kuba mu gihe izuba ricanye muri kiriya gice. Kino gihe nibwo za algae zipfa hakiganza amaraso yazo atuma ino nyanja ishobora kumara igihe isa n'umutuku. Discover magazine yerekana ko nibura ibyo gusa n'umutuku mu gihe cy'izuba hafi za algae bitangira n'imyaka miliyoni nyitambutse. Bivuze ngo ni nyuma y'imyaka miliyoni 2 uramutse wazi igihe yatangiriye kugaragaramo ukirangiza iby'aya myaka miliyoni 30 y'urugendo rwo kwivuka ryayo rurimo n'iruka rya bya birunga. Fly and Sea Dive Adventure yijya kure ikavuga ko nubwo hari ubwo bushakashatsi bw'imfu za algae bugaragazwa nk'ubwaturutse izina ryo kuba inyanja itukura, ko haba hari n'ubundi buryo bwavutse mu byo kuranga icyerekezo. Ababo bagaragaza ko izina riva ku muco wo muri Aziya ya kera, aho umutuku wagaragazaga cyane ikintu cyose giherereye mu majyepfo ya Naya. Ibi bikaba mu gihe umukara wo wagaragazaga amerekezo mu majyaruguru. Iyo uramutse ukomeje gusoma zino nyandiko z'urubuga rwa Fly and Sea Dive Adventure, bakomeza berekana igitekerezo cyo kuba iyi yitwa inyanja itukura bivuga ko ino nyanja iherereye mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Aziya igakoreshwa n'ubundi nk'indangagacyerekezo kuva ku nyanja y'Abahinde. Hari kandi n'abandi bahanga mu bumenyi bw'isi bavuga ko inyanja ifata izina bitewe n'imisozi yikikije yuje ubutayu muri Jordania na Arabia Saudite, ikaba itukura cyane, hanyuma bikaba nabyo biri mu byatumye yitwa uko yitwa kuri ubu. Gusa izi nyandiko zose nubwo zitanga andi macishirizo y'inyanja itukura, ntabwo zigera zivuga ko ibya za algae byaba atari byo, kubera ko nazo uyu munsi zigihari, ahubwo harebwa ko inkomoko y'izina gusa. Iyi nyanja uretse ibyo by'amavu n'amavuko y'izina, ni inyanja ifite amateka cyane mu by'ubucuruzi bwo mu myaka ya kera, aho n'ubu itabijya kure. Mu mwaka wa 2500 mbere y'ivuka rya Yesu, Abanyamisiri bakoreshaga ibyambu by'inyanja birimo African Coast hamwe na Arabian Peninsula. Mu bihe by'umukiza mu kinyejana cya 6 dusanga umwami Darius wa mbere wa Achaemenid, uwo ni bwa bwami twigeze kugarukaho tuvuga ku ivuka rya Iran n'icyahoze ari Mesopotamia, ngo yaje gukoresha ino nyanja agerageza gushaka ubutunzi bwo mu mugezi wa Nile. Nyuma gato na Alexandre Mukuru nawe yaje kwikoresha nk'inzira imugeza ku nyanja y'Abahinde. Ku ngoma y'ubwami bw'abami, inyanja itukura yabaye imwe mu ntwaro zikomeye zakoreshejwe zibahuza byoroshye n'inyanja ya Mediterane hamwe n'Ubuhinde ahagana kuri Afurika y'Uburasirazuba. Mu mwaka wa 1869 Ubwongereza bugamije guhuza ubucuruzi bwa Aziya n'Uburayi no kugira ngo hinwe ingendo ndende ziva muri Afurika, bahisemo guhanga umuhora wa Suez binyuze kuri ino nyanja itukura. Uyu muhora wa Suez wacukuwe na Ferdinand de Lesseps utangira gukora mu mwaka wa 1869, ukaba uhuza inyanja ya Mediterane n'inyanja itukura. Uyu waje guteza amakimbirane bituma mu mwaka wa 1967 haba intambara y'iminsi 6. Iyo ntambara yatangiye tariki ya 5 kugeza ku tariki ya 10 Kamena 1967. Impamvu yayo nuko igihugu cya Misiri cyabujije ubwato bwa Israel kugera mu gice cyitwa Tira mu itegeko ryashyizweho tariki 23 Gicurasi 1967. Ibi byarakaje Israel itangiza intambara irwana n'ibihugu bitatu by'Abarabu ari byo Misiri, Jordania na Syria. Mu gihe gito gusa kitarenze iminsi 6, Israel yari imaze gusenya indege nyinshi n'ibikoresho bya gisirikare by'igihugu yarwanaga nabyo, Abarabu bamanika amaboko. Ibyo byaje gutuma Misiri itakaza agace ka Gaza hamwe n'umwizibakirwa wa Sinai. Igihugu cya Syria cyatakaje ibisiza bya Golan, naho Jordania itakaza agace ka Cisjordani n'igice cy'umujyi wa kera wa Yerusalemu y'Iburasirazuba. Ubuso bw'igihugu cya Israel bwikubye 3,
ndetse Isiraheli ihita yiha ububasha bwo kugera Yerusalemu umurwa mukuru wayo nta bwumvikane bubayeho n'umuryango mpuzamahanga. Mu mwaka wa 1923 haje kuba intambara yitiriwe umunsi mukuru wa Yom Kippur. Uyu ukaba ari umunsi w'ikiruhuko muri Isiraheli bitewe n'inzika Siriya na Misiri byari bifite kubw'uduce byambuye mu ntambara y'iminsi 6. Ibihugu byagabye ibitero icyarimwe ku buryo butunguranye, gusa Isiraheli yaje gushobora kubyigaranzura ndetse nagaba ibitero imbere muri ibyo bihugu, haza kubaho imishyikirano. Mu mwaka wa 1942 habaye intambara yeruye na Libani. Guhera mu mwaka wa 1946 haza kuba intifada ya mbere n'iya kabiri mu mwaka wa 2000. Intifada ni intambara y'amabuye ikorwa n'Abarabu imbere y'ingabo kabuhariwe z'Abayahudi. Mu mateka ataraba umuranzi yo muri 2021 agaruka kuri no nyanja itukura na Suez Canal, aho habaye ihagama ry'ubwato biteza umubyigano. Ubwato bwahagamye mu kigobe cya Suez nabwo mu bwoko bwa Ever Given bwari bwikoreye kontineri, bwaje gufatwa ku mwaro bwitambitse nyuma yo kunanirwa kugenda neza bitewe mu byigano w'amato muri uyu muhora, bitewe n'uko bwari bwikoreye ibintu biremereye bisumbye ibikenewe bishobora kunyuramo. Hoherejwe byihuse amato y'ubutabazi gukurura no gusunika buriya bwato bwa Ever Given bwari bufite metero 400 z'uburebure na 59 z'ubugari. Iyi nyanja n'uyu munsi usanga ikomeza kuba imwe mu zibumbatiye byinshi birimo iby'intambara n'ubukungu bushingiye ku bucuruzi ku bihugu byinshi bikora kuri iyi nyanja itukura. Akenshi usanga ibihugu bifite ububasha kuri iyi nyanja byarangiye binafatira kuri uyu muhora wa Suez, ihangana rikavuka. Yisubiye inyuma gato mu mwaka wa 1990 usanga Yemen na Eritrea barapfuye ino nyanja kugeza ubwo hajemo ubuhuza mpuzamahanga. Inyanja itukura ifite amateka maremare usanga no muri Bibiliya nk'uko twabibonye ku ntango. Musa atambika inkoni mu nyanja igatandukana. Kuri ubu ahangaha hubatse ikiraro gihuza Misiri na Arabia Saudite cyitwa Moses Bridge. Urumva ko cyitiriwe uyu mugabo. Iki gihuza Misiri uvuye kuri Sinai Peninsula werekeza Ras Al Sheikh Hamad muri Saudi Arabia. Ngibyo iby'amateka y'inyanja itukura yiswe y'umutuku kandi isa nk'izindi nyanja zose n'ibyajya biberamo. Akoze kubana natwe kuri Jado Dukuze Official. Jye wumvaga na Jado Dukuze.